Haleluya. Haleluya. Amajwi ndimo kumva atandukanye n'abantu ndimo kubona. Sinzi ariko tuvuze twese tukavuga ngo amen byaba byiza. Tubigenza gutyo biraba byiza. Ndashima Imana kubona umwanya wo kuza hano. Ntago byari binyoroheye. Nari mfite umwanya mutoya ariko hano kuko ari mu rugo nabanje kureba gahunda zindi nari mfite nsanga ndashobora kubona isaha imwe irenga. Ndavuga ngo muri iyo saha reka nze kuba hano. Je nirukanka mvuye muri gahunda kugira ngo nze kubamara umwanya mutoya hano, noneho nze kusubira n'ubundi muri gahunda. Ariko umwanya wa hano ntabwo waba mutoya. Ndashima Imana ko Imana yamboneye uwo mwanya. Hari uwampamagaye mbere mubwira ko nta mwanya ariko tuvuganye na pasiteri kubera izo gahunda zindi nari ndimwo, nza kubona uwo mwanya muto ndabishimira Imana. None munyemerere tuganire ijambo ry'Imana, amashimwe ndayasubikira aho ngaho, ayandi tuzayakomeze, ariko tuganire ijambo ry'Imana kuko nicyo kigenderewe muri uyu mugoroba. Tuvuge amen. Twongere kandi haleluya. Ndababwira kwandika no kubigumana ntabwo ari ibyanjye. Abari ukugira ngo nawe umunsi uzabona opportunity yo guhagarara imbere y'abandi uzabibabwire, kuko ntabwo ari ibyanjye ngiye kubabwira. Nawe uzabibwira abandi bagabo bo kwizerwa, nabo batazabigumana bazabasha kubibwira abandi. Ikintu kikiri muri njyewe uretse ko ari ubuzima, ndacyari muri Pasika. Tugiye kwiga umwanya mutoya, tugiye kwiga ubuzima bw'urupfu rwa Yesu Kristo, ico bimara ku buzima bw'ubwanjye, ubuzima bwa cyakindi twibuka, kiriya twahoze twita, kiriya twahoze twibuka. Ubwo buzima bw'uwo mugabo niki byamariye ngewe ubuzima bwanjye, niki byahaye ngewe ubuzima bwanjye, nicyo tugiye kureba. Ubushize sinzi kubera amatorero abari menshi umuntu atatibuka, ariko bishobora kuba ari hano cyangwa handi, nahoze mbabwira ngo urupfu rwa Yesu rushira imbaraga ku buzima bw'umuntu iyo wamurekeye umurimo. Urupfu rwa Yesu rujya rushira imbaraga ku buzima bwacu iyo twamurekeye agapfa wenyine, kuko urupfu rwe ntabwo rwari urwe wenyine, rwari urupfu twagombaga gusangira nawe. Icyo Pawulo yavugaga, Pawulo yavuze ibintu bigera muri 7 twagombaga gufatanya na Yesu mu rupfu rwe. Icya mbere yavugaga, tuvuge ngo haleluya. Iyo ndimo ndasoma Bibiliya ijya inyereka ibintu bigera muri 7 Pawulo yavuze twagombaga gusangira na Yesu mu rupfu rwe. Yavuze 7. Icambere yavuze icyambere ni ukubambanywa nawe. We ntabwo yaririmbaga bya bindi tujya turirimba ngo yarabambwe twebwe turabamburwa, oya, ahubwo yaravuze ngo nabambanywe nawe. Yego, niko Pawulo we yavuze. Noneho iyo byenda kutugiraho imbaraga nke, tujya tubireka tukabimurekera, bikaba ubuzima bugaruka. Ikaba Pasika izagaruka mu kwezi kwa 4, ikongera ikazagaruka mu kwezi kwa 4 without any impact, itakugizeho nta kintu kibaye ku buzima bwawe. Uzi impamvu? Na makuru batubwiye, bakatubwira ari amateka y'umugabo wavuye iyo yaravuye, araza aravuka ageze ino baramwica, arapfarazuka. Noneho tukabizanamwe amaranga mutima. Batubwira ngo wa munsi ngo abagabo ngo barimo baragiye Mausi, ngo hanyuma ngo arababonekera, bakavuga ngo babagore wa munsi ngo bagiye ku gituro, ngo bageze ku gituro ngo basanga yazutse. Hanyuma tukavuga tuzamura amaboko tukayazamura ngo tugiye gutangaza haleluya 7 ngo yarazutse. Yego yarazutse, ariko yazukiraga iki? Hari indirimbo nkunda cyane, wow, indirimbo nkunda cyane, imwe gusa nkunda cyane, ndaza kubabwira izindi. Ariko hari indirimbo aba bagabo baza baririmba bakavuga ngo yarirekuye atanga ubuzima bwe kugira ngo ubwanjye buhinduke. Nukuvuga intego imwe yonyine ye uwo
yo gutanga ubugingo bwe, agatanga ubuzima bwe, ni impamvu imwe gusa, ni ukugira ngo ubwawe nanjye buhinduke. Noneho iyo tubiretse, ese ye tuvuge ngo amen. Iyo rero tubiretse tukabimurekera nk'umurimo yakoze, bidafite impact ku buzima bwanjye, gupfa kwe kubura agaciro. Gupfa kwe kujya kubura agaciro, kugira agaciro. Iyo nari ngiye kubabwira ko biba bireberera, ndumva kera byamenetse. Tuvuge ngo amen. Nari ntangiye mbabwira uru rugendo rw'ibi bintu ko ari birindwi. Icambere Paulo yavuze ni iki ngiki, reka mbivuge nihuta, ni ukubambanywa nawe. Ntabwo Kristo yagombaga kubambwa wenyine. Aravuga ngo Abagalatiya ibice 2:20, aravuga ngo nabambanywe nawe, ni ukubambanywa nawe, nabambanywe na Kristo. Maze kubambanywa na Kristo, singiye uriho, ni uriho muri njye. Icya kabiri ni ugupfana nawe. Abaroma ibice 6, maze kujya ku musaraba yaramaze arapfa. Ariko icyo Bibiliya dusaba, ntizidusaba ngo tumureke apfe wenyine, igidusaba ngo dupfane nawe. Umva icyo yavuze, Abaroma 6:10 n'uwa 11. Ariko ku murongo wa 11 niho havuga neza. Haravuga ngo abariko namwe mwiyumva ko mwapfuye. Yaramaze kuvuga haruguru ngo urwo rupfu yapfuye rimwe. Bari bamaze kuvuga Yesu wapfuye, ngo arangiza avuga ngo abariko namwe mwumva ko mwapfuye. Ntabwo urupfu rwe rw'uyapfuye ngo mwebwe mube bazima, abariko namwe mu abariko namwe mu tibiza bikunda. Ni 6:10-11 Abaroma. Tibiza bikunda ko Pasika izatugiraho imbaraga mu gihe twaretse agapfa wenyine. Abariko namwe mwumva ko mwapfuye. Jya misubiramo inshuro nyinshi nkabibwira abarokore. Ntimureba abarokore intege nke tugira intege nke, ndabyita intege nke zo kwica abadayimoni. Ntimubizi ko tuzi kubica? Baba ni wacu mu byumba daere. Shitani ntibibi wacu mu byumba. Nicyo kintu cantangaje muri iyi minsi. Sinzi ukuntu ubwonko bwaturunye. Nza kwibaza iyo umuriro ugiye iwanyu mu rugo, ukinjira mu cumbi ikintu kigacaho, ujye uvuga ngo habaye iki? Mujya muvuga ngo iki? Donc ubwonko bwaraturunye burambaza ngo Satani ni umwuka. Satani hari wari wamufatika? Satani ni umwuka, n'Imana ni umwuka, ntawe urahura nayo, bombi ni umwuka. Ariko wagize imbaraga zo kumaterializa Satani, ibi kintu kigendagenda iwacu, ariko ntituravuga ngo Imana kiragendagenda iwacu. Kubera iki Satani ari izigendagenda mu byumba iwacu? Iyo twayihinduye ikintu kigendagenda, nubu hagize ikintu gicana inyuma y'izi ngoma na bafure, twokumva ko ari Satani iciyeho hano mu ikanisa. Aha mu ikanisa ikintu giciyeho hariya tukabona aya marido arimo arashaganya, twese twogira gute? Twokomesha. Iyo mitekerereze yo kumva yo guhindura Satani ikintu gifatika, ariko ntiduhindura Imana ikintu gifatika, iyo mitekerereze yavuye barokora. Uko gutekereza kwavuye he? Ko kumva ko Satani nizihinduka igifatika, kikiruka nkani nyuma y'amarido tukakibona cirukanga Satani. Kubera iki tutarabasha kumaterializa Imana ngo twumve ko Imana nayo yogenda genda? Ni imyumvire iciriritse y'abarokore. Yego, bijya bikwereka neza icubana naco hafi mu wawe mu cumba. Aba bana n'Imana taza yumva Satani ko yogenda genda mu cumbi wiwe. Koma Shitani. Icyo naringiye kubabwira, tutwaretse Yesu apfa wenyine, niyo tugize ibindi tugerageza kwica, tujya twica Satani. Ariko kimwe mu kintu gikomeye umuntu yabasha kwica kugira ngo abashe kubaho ubuzima bwa Mana, no kwica wowe. Igikomeye wakwica mu buzima bwawe ngo bubone Imana, ni wo kwica abadayimoni. Ukeneye kwica wowe. Uko jewe n'Imana ntibajya babana muri nje. Jewe n'Imana, nje na Yesu ntibaza babana muri nje. Muno habamwe intebe imwe, muno habamwe intebe imwe.
iyo ntebe ibaho ngewe cyangwa ikabaho Kristo. Nta ntebe zibiri zibamo. Wewe ntazabana na Kristo muri wowe. Aho rero nta wewe wabana na Kristo muri wowe. Habaho Kristo muri wowe cyangwa hakabaho wowe muri wowe. Umunsi wowe aba muri wowe, Kristo aba ari hanze. Iyo wakuye wowe muri wowe, Kristo akabaho muri wowe, wewe aba yarabambwe. Ngewe ntakiriho, yabambanywe nawe. Nuko ndi kwihuta kugira ngo ndebe ko mbirangiza, uretse ko ntabirangiza. Mbabwira icya gatatu. Cya gatatu ni uguhambanywa nawe. Kwemera guhambanywa nawe biri muri Bibiliya. Uwo wabambanywe nawe, uwo wapfanye nawe, azayemera no guhambanywa nawe. Ni ikihe canditswe? Abaroma 6:4. Nuko rero kubw'umubatizo twahambanywe nawe. Yego, ntabwo yahambwe wenyine, ahubwo nge nawe twaragiye. Kwa kundi iyo batubatije baba bavuze ngo twemeye kujyana nawe. Kubera iki tujya tujyanayo nawe? Cya kane yaratsinze amaze kugerayo. Yaratsinze. Ndaje mbabwira ibindi bintu nka bingahe bigaruka kuri iki kintu cya kane. Yaratsinze. Ntiyatsinda wenyine, turatsindana. Ntiyanesheje wenyine. Bariya abantu bajyanye nawe muri urwo rugendo ntabwo bagizeyo ngo Yesu aneshe bo ngo basigare. Yaranesheje nabo baranesha. Yego. Icya gatanu abaye muzima, Yesu, kimwe mu byazanye Yesu ko ari ukwica urupfu. Yageze iriye pfa ararwica. Impamvu yarwishe nuko rutabasha kumugumana. Iyo ruja kuba ari kuri ruzima rwari kumugumana, kuko bari baragiye inama. Bari baragiye inama na Satani. Satani aravuga ati jewe nzakora mbinu zose ngira abo mpenda Satani mufate. Rupfu nawe aravuga ngo numumfatira gusa nanjye mfite imbaraga zo kumwica. Mwice apfe. Hanyuma kuzimu nawe aravuga ati nanjye ni mumungereza ino. Ese turi kumwe ba? Nanjye ni mumungereza ino. Mfite imbaraga zo kumwicarira. Abrahamu bari hano. Benda bafite. Bari no ba Abrahamu nabande Abeli bose bari hano ndabafite. Nawe ni mumungereza ino gusa. Mfite imbaraga zo kumugumana. Ariko ngo agereyo two muzamurira amaboko. Twavuga cyane ngo haleluya. Ngo agereyo Bibiliya ivuga ngo ntabwo yagezeyo ngo yica urupfu hanyuma abo rwarishe ngo bagumeyo, ngo arabafata n'abarababwira ngo tugende munifata. Munkurikire. Azamura paradizo. Ayizamura nabera. Bapfanye ibyiringiro. Mwami waranesheje. Ntabwo yazamutse ageze iriye pfo ngo amare kurwica ngo asigayo abo rwisha. Oya, yaramaze nabo arabafata. Wa munsi ngo Yerusalemu ngo hakapatikana wageni wengi. Siko biri zivuga ngo haboneka abashitsi benshi wa munsi. Narizo mbabwira icyakangahe twari tugeze ku cya gatanu. Abaye muzima natwe tuba bazima. Aba Efeso ibice 2:4 haravuga ngo ariko Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi ngo yaduhinduranye bazima na Kristo. Tuzamura amaboko. Haleluya. Ngiye gutanga haleluya 2 gusa nitumara dukomeze. Yego. Murazakira cyane. Ndatanga 2 no dukomeze. Tuzamura amaboko. Haleluya. 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 Amen. Amen. Twongere. Yego. Twongere irindi rimwe twese tuzamura ibiganza. Tuvuge ngo haleluya. Haleluya. Amen. Amen. Ndabikunda. Noneho amen. Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi ntiyabaye muzima wenyine, yaduhinduranye bazima. Ikico turagikunda. Ibyo twanga ni bya bindi tuvuyeho. Kubana bazima nawe ibyo turabikunda cyane. Ibyo turabikunda cyane. Iki ni icya gatanu. Icya gatandatu ni ukuzukana nawe. Yarazutswe natwe turazuka. Ibi byombi turabikunda. Iyo turimo turabwira abakristo tukababwira ngo yarazutse ngo nawe ngo ibyawe nibizuke,
turabikunda cyane, ariko ikibazo tujya dukunda kuzukana nawe tutemeye gupfana nawe, tutemeye kujyana nawe ku musaraba. Ni ukwemera. Cyo ni icya gatandatu nari mvuze. Ndi kwihuta, ibi ngibi ntabwo byari biri muri gahunda. Icya nyuma nari mbabwiye icanditswe icya gatandatu, Abakolosayi ibice 2 umurongo wa 12, kuko mwabambanywe nawe umubatizo kandi mwazuranywe nawe. Yego, mwazuranywe nawe, ntabwo yazutse wenyine, mwaramaze muzukana nawe. Ariko ntimwazutse mutarapfanye. Abaza bazukana nawe naba baremeye gupfana nawe. Yego, cya karindwi azamutse ntiyadusiga ine. Abo ngabo bagendanye nawe urwo rugendo, izo ntambwe ziko ari 6, ngo agere ku ya karindwi bamaze kuzukana nawe. Arababwira ati ubwo twajyanye namwe muri urwo rugendo ntabwo ndi bubasiga ino, ngiye kubajyana aho ngiye kuba. Bibiliya iravuga ngo arabafata ngo arabazamura ngo abicazanya nawe mu ijuru mu buryo bw'umwuka. Yego, ntiyigeze abareka ngo basige. Mu minsi ishize nazambwira abarokore biwacu, ndababwira ngo ijuru ntirizagibwamo n'abavuye mu isi ngo bimare biba equation, ihurizo mu Kinyarwanda niko baryita. Biba ihurizo ni ururimi rw'Ikinyarwanda. Ihurizo ni equation. Iyo ubwiye abarokore ukababwira ngo ijuru rizagibwamo n'abari barisanzwemo, ntabwo abarokore bajya babyumva. Bazi ko umunsi umwe tuzimuka muri iyi si tukajya mu ijuru. Tuzimuka mu isi tujye mu ijuru. Yego, ariko ubundi abazajya mu ijuru nababayeho mu buryo bw'umwuka mu ijuru. Abaririmbyi bajya baririmba neza. Kera indirimbo ya ba mukecuru bazaga baririmba ngo turi kumwe mba ndi mu ijuru pe, ndishima turi kumwe mba ndi mu ijuru pe, ndishima. Niki yavugaga? Nukuvuga iyo tuvuze ngo amen, haleluya. Ikintu cazanye Yesu muri byinshi byazanye Yesu yaje kutugarurira presence yayo. Yego, icazanye Yesu mu isi kwari kugira ngo tugarurire presence y'Imana. Imana ire mu muntu, Imana ire mu muntu yamuhaye ibintu bine bitandukanya umuntu n'ibindi biremwa. Ibintu bine. Ese mpanguma maze kuvuga 7, noneho ngiye kongeraho dore ga niki kibazo nzangira. Nta bantu baba babyandika kimubifata ni bake papa konfi n'abandi ikiga kisa kingora. Noneho bamenyereye ubutumwa buguruka bw'icokeye. Igihe cy'icokeye nta butumwa bw'icokeye. Dukene abasiramu baza batangira kwigisha ubwana nka buriya buri hariya. Jewe nzanje kwigisha mu basiramu, uzusanga gafite imirongo ya korowani idafite ukwingana. Korowani ejo bundi kwirahide ntimwabonye ko bari bameze, kaza kamenya kwitandika kakagenda ntiwo kwibesha ngo urakabwiye. Ariko twebwe iyo tugeze muri uyu mwanya ukabwira abantu ngo nitwige ijambo ry'Imana ni ingorane. Ariko ndagira ngo ko muri ubu twovuga ngo amen. Imana yahaye umuntu ibintu bitandukanye n'ibindi biremwa bine. Icya mbere yamuhaye image, ishusho yayo. Icya kabiri imuhereza presence yayo. Icya gatatu imuhereza gusabana nayo. Maze kumuhereza presence yayo, noneho iravuga ngo wowe nzaza nsabana nawe, nze nkubwire ngo mwiriwe papa konfi, mwiriwe. Namara nawe asubize Adamu ngo amubwire ngo mwiriwe. Amuhereza gusabana. Nta bindi byaremwe yageza gusuhuza. Yari Adamu na Eva. Ariko aho yari yarabashize muri Edeni. Nababwiye ngo icya mbere yahaye umuntu ishusho yayo. Iravuga ngo reka tureme umuntu usa natwe, tumuhereze ishusho yacu, namara tumutereke muri presence yacu muri Edeni. Edeni mu gihe burayo bivuga ngo ni God's presence, ni presence y'Imana. Ngo irangize kumuha ico ca kabiri mu cya gatatu imuhereza fellowship, imuhereza gusabana nayo. Uyu muntu we zazaza mubwire ngo mwiriwe neza, mumeze neza, muhereze ngo irangize iravuga ngo ndamuhereza icakane ndamuhereza guhitamo. Iraza iramubwira ngo dore iki giti, dore nibi bindi, ariko iki ngiki uramenya. Nuramuka uhitamo ukagikoraho
ngo buce umuntu ahitamo nabi, ngo amare guhitamo nabi, ingaruka zabaye murazizi. Zimwe mu ngaruka zikomeye zabaye, umuntu yatakaje ubusabane n'Imana. Hano nta idini ryarashize, bitumvikana ndabisubiramo, nta kibazo. Umuntu ngo akore icyaha atakaza ubwiza bw'Imana. Ubwiza bw'Imana ngo barangize barabukingirana. Imana irababwira ngo muzabukingirane, barabukingirana hano, baraza barabukingirana hano. Buba hariya hirya naha bwabaga. Ese siko bimeze? Niho bwabaga. Ubwiza bw'Imana baraza barabukingirana hano ngo bamare bafata n'amarido. Jewe sindiga Bibiliya. Bafata amarido yashingirazaga ubwo bwiza bw'Imana. Abize Bibiliya uzobabaze, bwari bufite amabara yabo. Bakakubwira ngo muzafata ngo namabara umukara w'akabayonga sinzi nibindi. Umva n'uburemere bwabo abaza biga Bibiliya barabizi. Barabukingirana iriya hirya. Imana irababwira ngo uzemera kujya ahera haba ubwiza bw'Imana azajyayo by condition. Najya kugenda azaza asiga araze. Ngiye mu bwiza bw'Imana. None ga bagabo mumenyera umugore n'abana, dore ndabasize ngiye kuja mu bwiza bw'Imana. Agasigaraze akabwira abana, akababwira ngo mwabana mwe hari ikintu dupfa namwe nimumbwire niba hari ico dupfa. Agatunganya n'abana, yamara gutunganya n'abana akaja kuri madamu akamubwira ngo madamu mbwira niba hari ikibazo mfitanye nawe, ngiye kuja mu bwiza bw'Imana, ngiye kujya muri presence y'Imana. None no bafitanye ikibazo nawe ngo kirangire, kuko singendanaga uyo dufitanye ingorane nje nawe. Agasiga atunganyije n'umugore, yamara gahamagara inshuti ziwe akababwira ngo nimubona ntagarutse muzomenyera abana n'umuryango. Agiye kuja mu bwiza tuzamura amaboko tuvuge ngo haleluya. Ngiye kujayo, amahirwe yo gupfirayo nayo kugaruka yaranganaga. Bakamushiramo imigozi mu maguru. Yewe abasigaye hanze mugume mwumve ko ngifite ubuzima ntapfiriyeyo. Akagenda kubita ukuguru bamushizemwo impegeri kandi ngo yajyagayo rimwe mu mwaka agakubita. Yagira Imana yabatunganyije neza agakora umurimo w'ubutambyi, bakabona aragarutse. Bagaruka abantu bose bakavuza induru, kavuga ngo aragarutse. Umva rero umurimo wa Kristo. Asifiwe Yesu. Umurimo wa Yesu Kristo, umurimo wa Yesu. Icyazanye Yesu gikomeye. Abaririmbyi baza baririmba, nza nkunda gukosora nkababwira ngo ntabwo umwenda watabutsemo ngo tujeyo. Oyaye munyuve cyane. Uyu mwenda uratabuka bwa bwiza bwari bukingiranye hano, ntabwo bwa umwenda watabutsemo kabiri ngo tuje ino. Oya, ahubwo umwenda watabutsemo kabiri kugira ngo ubwiza bwari bukingiranye hano budusanga iwacu, buzi iwacu. Umvaga wowe. Hoya ntitwaje kubusanga hano, ubwadusanze iwacu. Niyo mpamvu umuntu apfukamye mu cumbi wiwe ashobora kuza presence y'Imana. Buri iwawe niba nta presence y'Imana ihaba, si ikibazo c'Imana, ni wewe. Ariko bwari bukingiranye hano buramanuka. Buramanuka. Ejo bundi nagize kutumvikana n'abapasiteri. Ariko si ukundi kutumvikana. Abapasiteri narababwiye ngo babanze bareke ibicaniro bya hano ku rusengero. Mwe muretse kubwira abarokore ngo baze hano mu bicaniro. Turi mu kubwira abarokore ngo baze kubaka ibicaniro hano ku rusengero, ntabyo bagira iwabo mu mago. Ejo bundi nicyo kiganiro nafite kuri Authentique. Abanyamakuru barambwira ngo oya ntugenda, reka turako. Nababwira oya isaha mwampaye yarangiye. Niki ikibazo ntitwamenye ko Yesu yaje kutuzanira ibicaniro iwacu mu rugo, turacaza gushakira ibicaniro mu rusengero. Ugasanga ufite igicaniro hano mu rusengero ariko iwawe mu rugo nta kibayo. Nikindi kirekire tuzaza kuganira. Ariko
kirazira kugira igicaniro cyo ku rusengero, nta gicaniro ugira mu rugo. Iyo uri umumama usenga iwawe mu rugo udasenga, icyo uza gukorera ku rusengero utagikorera mu rugo kizaguhindura umwanzi n'uwo mugabo wawe mubana utarakizwa. Yego, muza muhinduka abanzi, atanga ikarisa cyane kuko ryamujaniye umugore mu bintu atabamo. Abandi bagira abagabo badakijijwe ngo agiye ku musozi gusengera umugabo cyangwa ku ikanisa gusengera umugabo. Nta muntu uzuja gusengera umugabo ku musozi, nta nuzuja gusengera umugore ku musozi. Oya, nubona ubwira umugabo wakugibereye ikibazo, ntukaje ku musozi kumusengera cyangwa ngo ujye kumusengera ku rusengero. Usengera uwo babana azapfukama aho babana, ugapfukama hahandi mu cyumba mubanamo. Niho umuntu azasengera umugabo we, niho umuntu azasengera umugore we. Ariko urakura amasengesho mu rugo, niba muri iwanyu mu rugo mudasenga, ni ikibazo cy'undi mwuka uhaba. Iyo rero umwuka ushaka ko uriya mwuka uhava, uharemera undi mwuka, ukahazana umwuka w'Imana, ukahapfukama. Ariko ni gute tujye gusengera ingo tukaziye kuzisengera ku musozi? Ntabwo nahinduye icigisho. Tuzamura amaboko rimwe, tuvuge cyane ngo haleluya. Ujye gusengera urugo ukajya ku musozi koma. Umurimo wa Yesu ni uwo gukura ubwiza hano bukingiranye ngo tubumanukane iwacu mu rugo. Biba yarabuza gushakirwa hano, ntaco Yesu yoba yarakoze, bwaba bugikingiranye. Niba tuza gushakira ubwiza bw'Imana hano, uracakingiranye. Yego. Dore icyo nahoze mbabwira. Kare ndimo gutegura kuza hano, hari indirimbo yanjemo. Yego, indirimbo yanjemo. Indirimbo y'102 mu gitabo cyo gushimisha. Indirimbo y'102 mu gitabo cyo gushimisha iravuga ngo navuye mu by'isi ngo kubera amaraso ya Yesu. Iby'isi Yesu yabinkuyemo kubw'amaraso ntibikinkangu. Ndayivuga yose. Yego, mwumve umurimo wa Yesu. Iby'isi Yesu yabinkuyemo kubw'amaraso, none ubu ngubu ntabwo bikinkanga. Ese twavuga ngo amen. Hanyuma avuga igitero cya kabiri, avuga ariko icya mbere aravuga ngo iby'isi Yesu yabinkuyemo kubw'amaraso ntibikinkanga, ubu nunamye imbere y'umusaraba anyezesha amaraso. Harimo ibintu bibiri byatumye tekereza iki kintu, anyezesha amaraso. Mu rupfu rwe byabashe kunkura mu by'isi. Ntabwo ari Yesu wapfuye gusa, gupfa kwe kwatumye mva mu by'isi. Iby'isi Yesu yabinkuyemo kubw'amaraso, none ubu ntabwo bikinkanga. Nunamye imbere y'umusaraba aranyeza. Ku gatatu iwacu mu materaniro ya gatatu naho zimbabwira ngo amaraso ya Yesu ntabwo ari amaraso yavuye, ni amaraso ava. Ntabwo ari Yesu, amaraso ya Yesu ntabwo yavuye. Oya, ni amaraso arimo kuva, ni damu inayotiririka. Haya, ni damu inayotiririka. Hata mpaka leo damu ya Yesu inatiririka, ni amaraso arimo kuva. Niyo mpamvu iyo yambaje none aza kweza. Kubera ihe mpamvu aracava, aracezesha amaraso igorigoto ubu benumwe kubita imbere vugayo. Ariko aravuga ngo aracayezesha n'ubu. Ese twavuga ngo amena, aracezesha amaraso kubera iki? Kuko ni amaraso akirimo kuva. Yego, aracezesha amaraso igorigoto ubu apaneje ubu genda umwe kubita imbere vuga yuko wamubabaje. Ngo agere ku gitero cya kabiri aravuga ngo nari narazimiriye mu byaha. Yego, ngo ndimbata ishari n'inzangano, ngo umunsi w'amateka
nari ngutinya cyane, ngo arangiza aravuga ngo angirisha amaraso. Zamura amaboko. Haleluya, amen. Nari narazimiriye mu byaha, ndi imbata y'ishari n'inzangano. Umunsi w'amateka nawugiriraga ubwoba, ariko ubwo bwoba bwamazwe n'iki? Nuko yankirishije amaraso ye ku musaraba. Aririmba igitero cya gatatu, aravuga ngo nje nari imbata ampa umudendezo, nje nari impumyi, nje nari intumbi. Warangiza aravuga ngo nimwumva ayo mahoro, mwumva ayo mahoro. Ibi bintu byavuye mu ibyo mbabwira. Pasika itagaruka ku buzima bwawe siyo ni amakuru. Niyo mpamvu pasika si amakuru y'ibyabaye, ubuzima umuntu abaho. Pasika ntabwo ari amakuru y'ibintu byabaye, ni ubuzima umuntu abaho. Niyo mpamvu biri zivuga ngo tugendane urupfu rwe. Si ukubisubiramo mu kwezi kwa kane, ni ukugendana urupfu rwe. Mugendana urupfu rwa Yesu Kristo kugira ngo ubashe kuba muzima, ni ukugendana urupfu rwe. Mu rupfu rwe twaronse iki? Ngiye kubabwira ibintu bitanu twabonye mu gupfa kwa Yesu Kristo. Kubera navuze 7 nkavuga 4, kongera kuvuga ibindi 4, nishaka ndasoza. Hari igihe ntekereza ngo birashobora kuza kuba overdose, bikaba byinshi noneho bigacanga abantu. Nishaka ndasoreza kuri ibyo ngibyo. Ariko mu gupfa kwa Yesu mbabwire 5 twakuyemo. Yego, 5 twakuyemo mu gupfa kwa Yesu. Icambere twabonye ko baregwa ibyaha. Mu gupfa kwe niho twakuye ko baregwa ibyaha. Hari ikintu ndi mu gukunda cyane. Haleluya, haleluya. Ntabwo Yesu yasanze uyu mugabo mu buzima. Ntabwo yamusanze mu buzima hanyuma ngo nimusanga mu buzima imukure mu buzima arimo imujyane mu bundi buzima. Dore niki kibazo dufite. Tuzi ko Yesu yagukuye mu buzima akuzana mu bundi buzima. Sibyo bavanye. Oya Yesu. Ngiye kubabwira icyo Yesu yakoze. Iyo turimo turatanga amashimwe, tuba tuvuga ngo nukuri ngo ndashima Imana, ngo Imana yansanze ndi mu buzima, ngo none ngo ubu ngubu yanzanye mu bundi buzima. Nta buzima Yesu yadusanzemo. Ese yo munyumvise? Yego, nta buzima Yesu yadusanzemo ngo atujyane mu bundi buzima. Abanyarwanda twatugira ngo ibintu byenda gusa, ubuzima bwaraho hafi kujya gusa. Oya si. Bibiliya iravuga ngo twari dupfuye. Mureke kuvuga ngo hari ubuzima wabagamo. Nta buzima wabagamo. Uyu mugabo yarapfuye. Yesu yadusanze irusororo. Nimukaza mutekereza, hari igihe utekereza kumva ngo none n'ubuzima bwene bwo kujya gusa. Ngo nari mu buzima ngo maze ngo nkura mu. Oya! Bibiliya iratubwira ngo twari dupfuye aratuzura. None wewe ngo wari uri mu buzima ngo ikuzana mu bundi buzima, ubuhe buzima wari urimo? Wari upfu. Ibintu ntibazabivuga bahabirukanga. Ni ibintu biza bigusaba gutekereza. Yego. Ntitwabaga mu buzima. Oya. Twari dupfuye adukura mu rupfu atujyana mu bugingo. Yego. Niwo murimo we. Nukuvuga iyo turimo turabifata nk'ibintu bisanzwe, ni ikintu gikomeye. Yesu ntiyansanze mu buzima, Yesu yansanze muri morgue, Yesu yansanze mu mva. Ndavuga ngo namwe yarabazuye. Tuvuga cyane haleluya we. Namwe yarabazuye. Azazuka utafuye se? Umuzima azazuka. Ariko iyo tuba tubivuga, namwe yarabazuye, bari bapfuye, ukagira ngo none iyo hazagira nk'umuntu umwe uzuka hano ngo tuje kumushingura nitugere rusororo tubona azutsa yongeye kubaho, turebe uburyo yabyishimiye. Nuko nta birabaho ngo tubone umuntu wazutse. Kibambwiye ngo hari umuntu hano mu rusengero wafushe nk'umumama wafuse inzantu wapfuye umumama.
sinzi umumama wapfuye Kicukiro nazangira ngo none no hano ku rusengero tukabona nk'uwo mama wapfuye. Hari umusore w'inshuti yanjye waguye muri Canada n'ubu umutima wanjye sinzi nagize ikintu mu mutima canze kunshirana. Mu kwezi kwa mbere madamu yarari hano, madamu wanjye n'uwo hano muramuzi, yarari hano yaje kudusura mu rugo n'inshuti yaje. Ejo bundi mu kwezi kwa mbere, ejo bundi mu kwezi kwa mbere avuye muri Canada rino ndaje kumutega araza mu rugo. Noneho ibyumweru 2 arambwira ngo arwaye kanseri, nyuma y'iminsi mikeya mbona ngo yapfuye. Arapfa. K'uyu munsi bakambwira ngo mahinga ngo arazutse. Imana igakora igitangaza tukabona ngo arazutse. Ko muratekereza ko yokuri twebwe rero ntituzi ko turi abakuwe mu rupfu ngo tuzamwe mu bugingo. Twozamura amaboko dushimira Imana yaduhaye ubuzima, tuvuge cyane ngo haleluya, twongere kandi haleluya, dusubire rimwe haleluya. Yadukuye mu rupfu, narababariwe narababariwe narababariwe, nicyo gituma nzajya mushima, zavuga ibiko n'inyamibwa aragahoraho narakuguru, zamucurangire zavuza ishako vuze na naracuguwe kugurukundo. Amen. Narababariwe. Cya kabiri twahawe imbaraga zo kubabarirwa. Icya kabiri twahawe imbaraga zo gutsinda icyaha. Ntabwo twababariwe ibyaha gusa, ahubwo twahawe n'imbaraga zo kubabarira, zo gutsinda ibyaha. Iyo bijya kuba dore ingorane ifitanye n'aba bantu bari hano hanze hari abantu ndashatse kuvuga bari mu kuza bakatubwira ngo warababariwe. Yego narababariwe, ariko ntibambwire ko nahawe n'imbaraga zo gutsinda icyaha ngo nubikora ngo nta ngorane. Oya, mwumve mbabwire n'abari abana bariri inyuma ejo ntibakababeshe ngo bababwire ngo twarababariwe, natwe ntitwanze ko twababariwe, ariko niba natubwire ko twahawe n'imbaraga zo gutsinda icyaha. Nibyo bintu baza bitwaza bibiri, baza bitwaza ico ngico bakitwaza n'amategeko. Ngura yashoboye inda yashobora se. Icazanye Yesu nukutuzana application yo kubasha kubaha amategeko. Nuzahura nabo uzababwire ngo Kristo yatuzaniye application yo kubasha kubaha amategeko. Iyo application iba hehe? Muri Yohana wa mbere havuga ngo ni munkunda muzubaha amategeko yanjye. Yesu ataraza nta rukundo rwahabaga, batinyaga amategeko. Bakavuga nidukora icyaha nitwica itegeko turapfa, ubutaka burasama butumire. Niko byari bimeze. Yesu ngo azarababwira ati mwari mwarabinanijwe n'ukora amategeko, none mbazaniye aka application. Mbazaniye aka application muzaza mukirikaho gutya muyashobora, ni munkunda muzubaha amategeko. Uri ibintu byose uzakora zagaruka igiheke. Cyumweru nzoba ndi Buvira. Mureke mbabwire urukundo, ibintu byose uzokora mu murimo w'Imana utabitewe n'urukundo, ibindi biguteye kubikora ni ikinyoma. Yego, dukeneye gukorera Imana ikidusunitse ari urukundo dukunda Imana. Urukundo rugira imbaraga zibiri. Urukundo rugira imbaraga zidutera gukora, rukagira n'imbaraga zitubuza gukora. Masomo. Urukundo umuntu akunda Imana rugira imbaraga zibiri. Imbaraga zigutera gukora n'imbaraga zikubuza gukora. N'imbaraga zintera gukora iki? Urukundo nkunda Imana nirwo rwonyine ruzarunsunikira kugenda ijoro n'amanywa ndimo ndabwiriza. Ibyo umuntu akora byiza akorera Imana
yagombye kuba biterwa n'urukundo akunda Imana. Ibi naretse gukora nagombye kuba narabibujijwe n'urukundo nkunda Imana. Ni imbaraga zintera gukorera Imana, ni imbaraga zimbuza gukorera icaha. Urukundo nkunda Imana. Ibindi byakubujije gukora ibyaha. Niba atari urukundo ukunda Imana byakubujije gukora ibyaha, ikindi cyakubujije sico. Majabu sasa. Ikindi cyakubujije gukora ibyaha, niba utarabujijwe n'urukundo ukunda Imana, ikindi cyakubujije gukora ibyaha sibyo. Sico. Yego. Twagombye gukorera Imana cyane bivuye mu rukundo rwinshi tuyikunda. Tukareka gukorera Satani cyane bitewe n'urukundo rwinshi dukunda Imana. Makuru arakomeye kuyumva kuko ntamenyerewe nyine. Bari mu kuza bakatubwira ngo wubatse inzu mu izina rya Yesu irazamutse etaje. Irazamutse. Ngo Imana irabihinduye. Tubahinduye n'indirimbo tukabihimbira indirimbo ngo iraje ibigenze neza. Iraje ibigenze neza. Abanyarwanda niko tuyazo. Iraje ibigenze neza. Ariko mbere yuko Imana iza kubigenza neza, ikeneye kubanza kukugenza neza kuko niwe business yayo. Majabu sasa. Yego. Business y'Imana si ziriya business ukora. Wowe ni wowe business yayo. Yego. Ntabwo Imana itekereza kuguhindura business, izibanza gutekereza guhindura wowe. Noneho twebwe tukarwana nuko ngo ngwino bihindure. Nkunda Zaburi ya 90, Zaburi ya 90 ndayikunda cyane. Ni Zaburi ya Mose. Zaburi ya Mose ya 90 ndayikunda, ibamwe ibintu nkunda. Yageze ku murongo wa 13, Zaburi ya 90 umurongo wa 13 avuga ibintu byiza. Aravuga ngo Uwiteka we nguri hehe ko watinze, ngo uzaza ryari. Zaburi ya Mose bari mu butayu. Ese turacari kumwe? Cyangwa nabasi? Turacari kumwe? Ngaho tuzamura ibiganza turebe. Tuvuge ngo haleluya. Utekereze Abisiraheli bari guca mu butayu. Bari mu butayu, barimo baragenda mu butayu. Muzamutekereza ko butayu ntimubarabugeramo. Nageze muri Sahara ndarira. Nazamwe amata y'ingamiya. Ayo makuru tuyareke. Noneho ni mwivumbi, mukungugu ushushe. Uba mwinzoka. Uduti twaho turaresha nkuku naha kagera. Uko ikindi cyo giti cyakuze cinganzamarungu mu butayu naha kigera. Nibwo butayu bari barimo. Ngo arangize Mose ngo aje gusenga, ageze ku murongo wa 13 muri Zaburi yiwe ya 90 yitwa Zaburi ya Mose, arasenga aravuga ngo Uwiteka we nguri hehe ko watinze, ngo ese uzaza ryari ngo duhindurire imitima. Inza mpagera kumva n'ibintu bivuye hano mu maguru birazamutse. Yananiwe kubwira Imana ngo uzaza ryari ngo dukure muri ubu butayu, ngo arangize aravuga ngo ese uzaza ryari ngo duhindurire imitima. Uriya. Amen. Ntabwo ari ikibazo cy'uko Imana ibakura mu butayu. Buri wo gutinda mu butayu byari byaratewe n'imitima y'Abisiraheli. Mose arabimenye. Ngo arangiza arasenga ngo uzoza ryari ngo duhindurire imitima. Kuko umunsi imitima yahindutse. Oya, ngiye kubibabwira neza mu byumva. Business y'Imana no kuduhindura, twebwe yadushizemo imbaraga zihindura ibintu. Iyo turimo turayibwira ngo ngwino uhindura ibintu, Imana ntizihindura ibintu. Imbaraga zo guhindura ibintu yazishize muri twe. Iyo ifite imbaraga zo guhindura nge, hanyuma imbaraga zo guhindura ibintu yazishize muri nge. Ese none ko turavuga gute? Icyo mpamvuga ko murabyumva. Yesu we ategereje ngo aguhirwa, duhabwa n'imbaraga zo kunesha icaha. Icya gatatu ngiye gusoza. Icya gatatu, twahinduwe abambasaderi b'Imana. Yego. Mu gitabo cy'Abikorinto Pawulo yaranditse aya magambo. Ibice 5 Abakorinto ba 2 ibice 5 umurongo wa 18 aravuga ngo byose bituruka ku Mana. Tugira les ambassadeurs. Aravuga ngo ubwo ngewe maze kubunga n'Imana, namwe mbahaye umurimo. Mu rupfu rwe twiyunzwe n'Imana, ariko duhinduka abambasaderi abunga abantu n'Imana. Iyo ngeze kuri iki ngiki za ntangara cyane. Iyo ngeze kuri iki ngiki biragaruka ngewe mu murimo wanjye. Indirimbo ya 280 mu gushimisha iravuga ngo arori no iravuga gute iminsi irahita vuba, irahita yihuta,
ukwihita benshi bapfa batamenya umukiza. Haleluya! Ngiye gutangaza haleluya zirindwi. Niko twatugira? Ngiye gutangaza haleluya zingahe? Uzicu ugiye gutangira za haleluya zirindwi. Iminsi irahita vuba, irahita yihuta uko benshi bapfa batamenya umukiza. Ugiye gutangaza haleluya zirindwi. Urakora mu mutwe neza. Tawe mbwiye kuko hano ntabwo twayiririmbye. Ndimo ndagerageza kubishyira mu bwonko bwawe. Nawe ubitekereje, wotekereza nkuko ntekereje. Iminsi irahita, irimo irahita yihuta uko ihita benshi bapfa batamenya umukiza. Tange za haleluya zirindwi. Cyangwa ntimuri kumva ico byabivuga. Iminsi kirahita yihuta kandi kirahita benshi bapfa. Kandi barimo barapfa batamenya umukiza. None ngo ngiye gutangaza haleluya zirindwi. Ndakomeye mu mutwe. Hari ibintu bimwe tubamo ukagira ngo none umurimo wa Kristo ntacubaza ubuzima bwawe. Ariko impamvu Kristo yaje kwari kugira ngo duhindure ambasaderi. Bizagera ryari? Ejo bundi naho se nigisha icigisho kivuga ngo kugira umutima wa Mana. Abantu bakeneye gutunga amaboko y'Imana. Ndambika ibiganza ku barwayi bakire mu izina rya Yesu kira. Niyo dukeneye gutunga amaboko y'Imana. Abandi bakeneye gutunga akanwa k'Imana. Nimvuga bibe ubuhanuzi nanjye mpanure. Ni bande bafite gutunga umutima wa Mana? Umutima wa Mana ni abantu barizwa n'ibisa n'ibiriza Imana. Niyo mpamvu Pawulo yandikiye Abafilipi yibabwira ngo mugire amaboko y'Imana. Yarababwiye ngo mugire wa mutima. Ese twavuga ngo amen. Mugire wa mutima. Jaro kugira ngo tugire umutima wa Kristo, noneho turizwe n'ibirizwa na Kristo. Ibiriza Kristo aribyo natwe bituriza. Aho iyo tubigezeho ingorane ziza ziba. N'ubu ingorane zirabaye kuko ntitwavuze ibikora ku marangamutima yacu. Minsi irahita vuba, irahita yihuta uko ihita benshi bapfa batamenya umukiza. Gisirimu twamara tugira ngo ngo irahita benshi bapfa batamenya umukiza. Dusirimbe hanyuma tukanaririmba ngo hari icyo twokora ngo tugikoranye umwete. Umwaka ugashira. Ejo bundi hari umugabo wivuze neza, umugabo w'umisiyoneri. Umugabo w'umisiyoneri yaravuze ngo amatorero yabaye abajura. Amatorero yabaye abajura. Ndaza mu itorero ryawe nkareba abakristo barimo, nkareba abo tuvukana nkababwira ngo nimuve muri kanisa. Muze tugende munkurikire. Muze. Iyo ndimo kwigisha umuhamagaro, nza nigisha ibintu 10 bitandukanye umuntu uhamagawe n'Imana n'utarahamagawe n'Imana. Ibintu 10. Ngwino. N'umujura nk'abandi bose bukubitira mu mujyi. N'ubone uri pastor kuraje gukura umukristo mu rundi kanisa ukamuzana mu ryawe. Nico kimwe n'aba bandi bazaga bamena amabanki. Uri umujura. Bibiliya iravuga ngo muzabona ishano. Ngo abirirwa birukanka mu misozi kugira ngo bahindure umuntu umwe ku munyedini ryabo. Niko birivuga ngo muzabona ishyano. Kubera iki? Abapagani baruzuye hano. Turananirwa guhindura abapagani tukajya kwiba abakristo bari mu zindi sengero ngo tubazane. Aho se dutange amen. Tayo. Tuyeke. Tayo. Tarero iraho ngaho kuko sindi mukeneye ngo mbwiriza abantu bafashwe. Oya. Sindi mukeneye ejo bundi nari muri Kenya namaze ibyumweru 3 ndababwira ngo nta Imana ifashe zave hano mudafashijwe. Kuko namwe sinkeneye ngo mufashwe. Yaba Imana yari imfashije ngo mufatwe. Kuko mwofatwa nabo muturanye wo fatwa. Ariko impamvu abo muturanye bakomeje kuba abapagani nuko mutafashwe. Umunsi tuzafatwa. Mwari mwabona igishito cafa iwacu abasaza barahazi. Igishito cageza gifatwa gucya kikagoma mu bageza byita gute papa? Umunyota. Bikinjira mu butaka bigasha nyuma y'icumweru mukabona umuriro urasaze. Bakavuga ngo ese ko batwitse nyuma ya kiriya cumweru byagenze gute? Hari igiti cyacu sigaye cagize gute? Cabitse umuriro carafashe. Ariko twebwe twadufatirwa hane tukamatwaka twasohoka hari ya fini. Ariko umunsi umumamba yova hano yafashwe. Abaturanye bo fatwa nabo. Cakane.
cakane iki mucumve cyane ba mama, mucumve cyane. Umuntu uturanye n'umupagani wowe uri hano, hari umuntu uturanye n'umupagani? Barahari? None bareba pagani muturanye muzamwumvamo bakunda cyangwa mukeneye kuzoja mu ijuru mwenyine? Turi nk'aba bandi baza baririmba ngo abanyabyaha tuzobaribatira, ngo tuzorebetera abanyabyaha. Nuzoza uvuga ngo uzorebetera abanyabyaha, harimo ba anko wawe uzoza ubavuga mu mazina, uzoza uvuga ngo anko nzamuribatira, kuko niko bimeze. Abo banyabyaha tuzoribatira ni bande? Si bajya bene wabo, si babaturanye. Tekereza umuntu wakubita ukuguru hasi ngo azarubatira umuturanyi we. Kubera iki? Umurimo wa Kristo nta mbaraga watugizeho ngo twebwe twiyunge n'Imana, duhindura abunga abantu n'Imana. Sawa, naringeze ku ca gatanu, mvuye kuvuga ica kane, ca gatatu, ica kane, cazanye Yesu no kugira ngo duse nawe. Pawulo arandika aravuga aya magambo nkunda cyane, aravuga ngo muhindukiye rwose, ngo mwambuye umuntu wa kera, ngo mukambara umuntu mushya, ngo uhinduka kuba mushya kugira ngo agire ishusho isa n'iyamuremye. Umugambi w'Imana ni ukugira ngo mu gupfa kwa Yesu no kuzuka, ishusho ye azukana, ishusho y'Imana, dusubirane ya shusho twahoranye y'Imana. Mu gupfa kwe para kugira ngo duhabwe ishusho y'Imana. Ya yindi yavuze mu gice cya mbere murongo wa 26 mu itangiriro ngo tureme umuntu ufite ishusho yacu. Twayitakaje tumaze gukora icyaha, ariko tumaze kubabarirwa dukeneye no kongera gusubirana ishusho y'Imana. Ico cazanye Yesu ngo dusubirane ishusho y'Imana. Cyanyu no kugira ngo tuve mu butware, tuve muri system, tujye muri system. Kuva mu butware bw'umwijima kwari kugira ngo adukure mu butware bw'umwijima atujyane mu butware. Iyo urimo gusesengurira ijambo rirakubwira ngo no kuva muri system of darkness, kuva muri system y'umwijima, kuva mu kuyoborwa n'umwijima. Nta hantu umuntu azava ngo aje ahandi. Oya, ahubwo uzuva muri system yakuyoboraga ukinjira mu yindi system ikuyobora. Uzuva mu mibereho uyoborwa na nijoro nafite amateraniro bizumu, nahoze mbwira abantu ngo bambajije barambaza abo twari kumwe biyo ngiyo, barambaza ngo none dukeneye gupfa gute babona intumbi zacu. Ndababwira ngo ntabwo abantu bakeneye kubona intumbi zacu, ariko bakeneye kubona intumbi z'ibyo twaretse. Ntabwo abantu bakeneye kubona napfuye ngo babone intumbi yanjye, ariko bakeneye kubona intumbi z'ibyo naretse. Bisubiremo rimwe na none. Abantu ntibakeneye kubona napfuye, oya, ariko bakeneye kubona intumbi z'ibyo naretse. Ibyo Pawulo yavuze ngo iby'isi, umusaraba wa Kristo ngo wamuteye ku iby'isi ngo bimubera nk'ibibambwe, ngo nawe yabireba akabona n'ibirabambwe. Ngo iyo bimurebye biza bibona bambye, ngo nabyo nawe yabireba akabona birabambye. Ni ukuvuga iki? Ntabwo abantu bazabona ngo napfuye, ariko bakeneye kubona hari ibintu bimwe byapfuye kuri njye, babona intumbi zabyo. Ni intumbi. Mwami Yesu Kristo, mwana w'Imana, turagushimiye. Ibi nibyo watugeneye kuri uyu mugoroba kugira ngo twumve. Ubuzima bw'urupfu rwawe si ubudusiga uko twari tumeze, ni ubuhindura twebwe. Haleluya, haleluya. Ni ibihindura twebwe ngo tuve mu buzima. Mbabwira iki ngiki dusengane. Pasaka zabaye nyinshi, birangira ntaco Pasaka zikumariye. Ariko niba ushaka guhinduka, haguruka dusengane Imana. Tubwire Imana ngo iyi Pasika ndakeneye ngo ngewe ari ngewe uhinduka. Tureke Yesu wapfuye, ariko ugira ingiyambo ufata mu buzima bwawe dusengane. Mwami Yesu, Mana nyir'ijuru, waremye ijuru n'isi. Maita abonde ya Gaia, Sarina, la verite ni sans forme garia de Gaia. Eilaha ta monge yazai
Nevarite, imperio de la vare de Nissan, la gare. Jibe la forme, kermede zalabrake. Yaona ndaza linga ya sakina. Mwami Yesu mwana w'Imana. Jambo ryawe rirambwira ngo ubu nibwo buzima ko bakumenya wowe Mana. Ko bakamenya wowe watumye Yesu Kristo. yakomeje kutuvuganira. Haya! Yesu mwana w'Imana. Ntacyo byaba bimaze ubuzima bwanjye budahindutse. Warirekuye utanga ubwawe kugira ngo ubwanjye buhinduke. Taiya lava. Mwami Yesu Kristo. Imyaka myinshi twumva inkuru zawe ko wapfuye ukazuka, ubuzima bwacu bugakomeza bukaba uko bwahoze. Ariko Mwami Yesu mwana w'Imana, ubuzima bwanjye buhinduke. Muri uyu mugoroba ubuzima bwanjye buhinduke. Palumbeta ikilia nitapanda niende kukusangalia. Haleluya, 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 haleluya. Ameniokoa na furaha, ameniokoa nina furaha. Baba mwenye rehema, Baba mwenye rehema, Baba mwenye rehema, Baba mwenye rehema, Baba mwenye rehema. Geuze nia zenu mbaya. Ta shadoba hivera yako. Yesu mwana w'Imana, ubuzima bwanjye ntibuguma uko bwari buri. Ubuzima bwanjye buhinduke. Ubuzima bw'aba mama buhinduke. Ubuzima bw'aba papa buhinduke. Bw'abasore abahungu n'abakobwa buhinduke. Ubu nibwo buzima ko tukumenya. Yesu mwana w'Imana. Dashimu musaraba, ndashima iyamva nziza, ariko cyane cyane ndashima umwami Yesu. Iri ni tangiriro ry'umunezero wanjye. Aha niho ahitaho kumusaraba mwiza, nihumu ntabonera abagabo batatu bakamuhumuriza. Ndashima umusaraba, ndashima yamva nziza, arakoze cyane. Twongera amashyi menshi cyane ku ijambo ry'Imana.